Listen Talk. Ndagusuhuje cyane kandi ngo haye ikaze wowe udukunda, wowe wakoze subscribe kuri YouTube channel yacu. Imana iguha umugisha ndetse Imana ikomeze ibane nawe mu byo ukora byose. Ndagushimiye cyane kuri inshuti yacu nziza, ndetse ngushimiye cyane ko utajudutenguha umunsi ku wundi. Uyu munsi mbere yuko mbanza ngakubwira ubusobanuro bw'izina, ndabanza ngakubwira ko ikintu cyiza buri mubyeyi wese agomba gukorera umwana we, impano nziza buri mubyeyi wese agomba guhereza umwana we, buri mubyeyi wese afite guha umwana we no kumuha izina ryiza, no kumuha izina risobanuye buri kimwe ku buzima bwe, no kumuha izina rifite icyo rivuze kuva we yabaho kugeza ubuzima bwe bwose burangiye kuri iyi si, kubera ko izina nicyo kintu cya mbere umwana ashimira umubyeyi we, ni nacyo kintu cya mbere burya kigirira akamaro umwana. Ufite igitekerezo, ufite icyo watubwira, twaswandikira muri comment maze tukakikubwira. Ufite izina twagusobanurira, twari gusobanurira. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe inkomoko, imiterere, ubusobanuro bw'abantu bose bitwa ba Rose. Niba witwa Rose, egera hino maze nkubwire ubusobanuro bw'izina ryawe, nkubwire inkomoko y'izina ryawe. Rose, abantu benshi rero iyo uvuze Rose bahita bumva ururabo rwa Rose, kubera ko Rose nyine abantu benshi bakunda kwitwa ngo ururabo rwa Rose, niyo abantu benshi bakunze kwita. Ariko egera hino maze unega amatwi, tujyana akantu kandi gusobanurire izina Rose. Rose ni izina rifite inkomoko mu rurimi rw'ikigereki, rikaba risobanura ubwoko. Iri zina rizwi cyane cyane guhuza cyangwa se rigakunda guhuzwa n'indabo. Izina Rose isobanura ubwoko. Hari amazina menshi arikomokaho nka Rosette, Rosaria, Rosine, Roselle, Rosella n'andi menshi agiye atandukanye agenda akomoka kuri iri zina Rose. Imiterere ndetse n'imyitwarire ya ba Rose. Rose ni umuntu w'umunyembaraga, agira igikundiro cyane kandi akunda kuvugana n'abantu. Ushobora kumureba ukagira ngo ni umuntu udasanzwe, ariko ibi biterwa n'uko Rose ahitamo kubaho ubuzima bwe yishakira kurusha uko amahitamo y'abantu cyangwa se kurusha uko abandi bantu babishaka. Rose rero ukumva ko ni wa muntu ukunda kubaho mu buzima bwe, apana ngo arabaho kopi y'undi muntu, ni wa muntu w'umwimerere. Rose rero iyo umurebye kandi ushobora gukeka ko ari umuntu ukomeza umutima kandi wihagararaho, nyamara niwe muntu wa mbere woroshye. Rose ni wa muntu uba ufite ibisubizo kuri buri kintu cyose abajijwe cyangwa se kuri buri kintu cyose ahuye nacyo mu buzima, kandi azi kwemeza abantu mu mivugire ye, azi kuvuga rwose. Akenshi kandi avuga agamije gukurura abantu ngo bamukunde, bamukurikire. Akunda rero ibintu bijyanye no kwishimisha, kandi yizera ko ubuzima bumufitiye ibyiza byinshi bumubikiye. Rose rero ni umunyamatsiko menshi, kandi amatsiko ye naba agamije kumenya ibintu byose, ahubwo aba ashaka kumenya ibintu byinshi icyarimwe ariko nabyinjiremo cyane. Ni umunyabwenge rero, kandi azi gutandukanya ibintu mu buzima bwe, azi gutandukanya urukundo ndetse n'ubuzima busanzwe. Ashobora gutuma uhindura ubuzima bwe bwose, yaba mu bijyanye n'akazi n'ibindi bitandukanye. Rose ariko ashobora kuba umunyamatiku cyangwa se agakunda ubujajwa cyangwa se agakunda kwiganirira. Urumva ko rero Rose rero nubwo afata vuba mu ishuri, arambirwa vuba burya, ngo ku buryo adakunda ishuri ahubwo agahitamo kwigira mu bindi bintu bimushimisha. Iyo akiri umwana muto rero Rose aterwa imbaraga no kuba afite umuryango umukunda. Ni umwana uhora yishimye kandi agakunda gukina n'abandi mu buzima bwe bwa buri munsi. Rose rero ibyo Rose bakunda ni ibyo ngiye kukubwira muri aka kanya. Niba witwa Rose, nizere ko izina ryawe rwose riri kujyana nuko ushobora kuba uri kubitekereza. Ibyo rero ba Rose bakunda, Rose akunda
akunda abantu ndetse akunda kugira inshuti kurusha ibindi bintu ibyo ari byo byose. Atinya kuba wenyine kandi agakunda kuba afite umukunzi. Akunda rero ubwiyunge no kumva abantu, bigatuma abantu babimukundira. Rose kubera uburyo akunda kugaragaza ibitekerezo bye nk'ubucuruzi, itangazamakuru, imibanire rusange, kwigisha, kuririmba cyangwa se gukina amafilime. Urumva ko rero ba Rose ni abantu beza cyane ndetse n'izina ryiza risobanura ikintu cyiza cyane. Niba witwa Rose tubwire, cyangwa se niba hari umuntu uzi witwa Rose tubwire, ese koko ibi ngibi maze kukubwira ahangaha ba Rose niko bameze cyangwa se ndakubeshyera? Niba witwa Rose tubwire muri comment. Niba ufite igitekerezo ushaka kutubwira, niba ufite inyunganizi waduha, niba ufite izina twagusobanurira bitubwire muri comment, maze turi gusobanurire kugira ngo ugende umenya akantu ku kandi. Ndagushimiye cyane rero kuri inshuti yacu nziza, ndetse ngushimiye ko wowe wamaze gukanda subscribe. Imana iguhe umugisha. Niba nawe utarakanda subscribe, wakanda kuri subscribe maze tukibanira no mu bindi biganiro by'ubutaha ngenda nkugezaho umunsi ku wundi. Komeza ugire ubuzima bwiza rero, dukunde natwe turakunda.